nihakingirizwa nta gicu gikuba byeyurwano kuboneka kwe nta savu nabwoba ona nigishyika tumwiringiye tumwumve tumwizera kandi jumwumvira ujya unyurwa na Yesu ukubaho kwawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwiriwe. Njya nkunda kubivuga nagarutse hano nagarutse mu rugo. Umuririmbyi wa 28 hari ikintu yaravuze ngo turabasirikare beza bogejwe mu maraso. Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Urumva rero abantu b'abasirikare ntago baba muri batayo zimwe. Iyo mpamvu nyine ngiye nagiye gukomereza muri ADPR ariko twese turabasirikare beza bogejwe mu maraso. Ndi mu yindi batayo ariko turi bamwe. Shimye Imana ko ngarutse mu rugo nitwa Shimye Umukiza Manase. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ubwanditswe na Yohana ibice 15. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze 7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 15. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze kuri 7. Paje ni 111 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose akaryaganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri nge. Ninge muzabibu kuri namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Dusome hirya inyuma gato mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka bice 22. Dusome umurongo wa 28 tugeze 30. 22 muri Luka 28:30. Aravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihangana mu byo nageragejwe nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucira imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, ariko tugenda tugusha ku ntego yo kugumana n'Imana. Muri iyi si dufite ibintu byinshi bigenda bitubuza kugumana n'Imana. Niyo mpamvu umuririmbyi wa 41 yaririmbye aravuga ngo iyi si uhora inyongorera moshya ngo nkuveho. Aravuga ngo ariko ryajwi ryawe wanyongorera impore mu matwi kugira ngo ntumvira ayo moshya. Umuntu wese muri twe agendana impagarara mu matwi zimubwira ko bitazemera, ntibizaresisa, ibyirimo ntibizemera. Satani akagenda gukubita imiyaga kugira ngo uve ku Mana, ariko abantu bagumanye n'Imana babona ibyo abandi batabona. Tuvuge ngo amen. Tubongere amen.
iyo dusomye inkuru za Kalebu dusanga Kalebu yomatanye n'Imana ahabwa imigisha abandi batabonye. Kalebu ntabwo yari umusirikare wari buzahabwa umugisha. Kalebu ntabwo yari umwisirayeli pire, yari ikivange, ariko komatana n'Imana akabana nayo agahamya Imana akayivuga neza byatumye Mose ahanura abwira Kalebu ngo icyo gihugu wakandagiyemo uzongera ugikandagiremo, si icyo gusa uzahabwamo na gakondo, ntibizarangiriraho n'abana bawe ndetse iteka ryose. Kalebu iryo sezerano arimarana imyaka 45. Twebwe rero iyo tumaze 5 dutangira kwivumbura, ariko mureke tugumane n'Imana. Njya nibuka kera muri 2006 nagiye ku musozi wa Murya turimo dusenga, Imana itubwira amasezerano menshi, nanjye irambwira nari nsigaje imyaka 2 ngo nshake, ihita imbwira ngo iki ngiki nari mfite icyifuzo ndi gusengera, irambwira ngo ndagikemuye, ngo kandi mpise nguha perimi yihuse. Hari muri 2006, perimi nayibonye 2018, kandi Imana yari ivuze ngo irihuse. Mwumva ukuntu ari ikintu gikomeye. Njya mbabwira twebwe dufite uburyo tubara, tukabara nk'abantu nyine, tukabara tukavuga ati se kibaye 5 ibaye 6. Niyo mpamvu umuririmbyi w'169 yaravuze ngo imyaka 1000 kuri twe ni myinshi, nubwo kuri we guhaniye n'umunsi umwe. Urumva ntagabara nk'uko Imana ibara. Imana yo yarivuze ngo irihuse, hasira imyaka 12. Imana ijya yabikemura. Biradusaba kugumana n'Imana. Tuvuge ngo amen. Njya nkunda kubaha urugero rw'umugabo witwa Kajyambere. Ubu ngubu basengera batsinda, ntago muherutse, ariko muherukira nabonaga gikomeye. Muri 92 igihundwe iwacu yemvuka icyangugu, Imana yaravuze kuri ADPR yaho iramubwira ngo mwana wanjye Kajyambere ngiye kugukora ubukwe bwihuse. Yari afite imyaka 21. Imana iramubwira ngo burihuse cyane, iramubwira ngo sobuka azaba yitwa atya, nyoko buko azaba yitwa gutya, umugore wazaba yitwa gutya, muzahura afite ibiro 55. Ubwo hari Imana itarivuze. Imana ivuga ko bwihuse, kumbi umugore iri kumubwira afite imyaka 4, we yari afite 21, n'uba murusha 17 barabana. None Imana ivuga ko bwihuse, urumva yaratarajya na garidiyene. Kera icyo gihe abigaga garidiyene bari baceye. Imana iravuga ngo burihuse, bivuze ngo uko ibara twebwe siko tubara. Yahereye kuva 92 aramushaka, akajya azenguruka 94, 95, 96 ageza muri 2001. 2002 aravuga ati buriya yapfuye muri jenoside. Ahita arambagiza undi, ntibyemera nabyo. Baje gushyingirwa, umugore afite 21, bafite 38. Imvugo y'Imana irahambaye. Twebwe y'Imana ivuze duhita dutangira kubara mu mibare yacu ya kimuntu, ugahita utangira kubara. Nta no kubara ntacyo bitwaye. Nidushake tubare tugira imyaka 100, ariko mugumane n'Imana. Tuvuge ngo amen. Kalebu ntabwo yarazi ko bazamara imyaka 40 mu butayu. Yumvaga Imana ivuze uzahabwa gakondo, atangira kwitwara nk'umuntu uri muri gakondo. Ariko icyamutunguye, Imana yabivuze afite ababyeyi, afite inshuti, afite abavandimwe, afite abantu bahagurukanye mu butayu. Ariko abo bantu bose bahagurukanye mu butayu na Kalebu nta numwe wageze Kanani. Bose bamuguye mu maso areba, ariko Kalebu ntiyava ku Mana. Birashoboka ko yaba afite ababyeyi bira ntibivuga, ariko ntiyigeze ava ku Mana kubera ko abantu bavuye mu butayu bavuye mu Egiputa bapfuye. Umuntu wese wahagurukanye na Kalebu bakinjirana inyanja bakayisohokanamo, uretse Yosuwa, abandi bose baguye mu maso ya Kalebu areba, barapfa barashira, agitegereje ikintu Imana yavuze. Imyaka 10 irarangira bapfa, ikubitaho 20 irarangira bapfa. Imana ibatungisha amana areba, abandi bava mu byizerwa, bamwe bakora ku byashinganywe. Kalebu we ntiyabikoraho, aragumya arindira n'Imana agumana nayo. Imyaka 30 irashira, imyaka 40 irashira, bagera muri Kanani, bandi bararya bambara neza. Yosuwa ntago biri tubwira ko yamwibagiwe, ariko ukurikije ukuntu byari bimeze, urebye n'ikiganiro Kalebu yagiranye na Yosuwa, ashobora kuba yaramwibagiwe. Kuko yaraza aramubwira ati ntuzi icyo Uwiteka yamvuzeho, ni nko kumwibutsa uwo ari we. Imyaka 5 irashira, ubwo abandi batangiye kurya, abagore barasokoje neza kubera ko Kanani yari irimo ibiryo, abagabo basigaye bambara neza.
Bibiliya yera ifite ubusobanuro ivuga ko Kalebu we yarasigaye arya umutsima wagwengeye. Umutsima wagwengeye ni umutsima wazanye uruhumbu, kandi afite isezerano, afite icyo yavuganye n'Imana ngo hashira indi myaka 5 abakubise muri 85. Ariko aravuga ati subu nzaguma hakugeza ryari, reka nake audience ngiye kubonana na Yosuwa, mwibutse iby'Uwiteka yamvuzeho turi Kadeshi Barney. Nimugumane n'Uwiteka. Haleluya. Yemwe narivuze ngo mugumane n'Uwiteka. Birashoboka ko muzahura n'intosho za Satani, kuko Satani yashaka kutwica duhuza n'abandi yishe. Njya nkunda kubivuga agatabo k'umugenzi nkavuga cyane. Mukristo ari mu rugendo yageze mu gikombe cyamucisha bugufi, ahasanga dayimoni w'umwaka witwa Porona ahagaze mu nzira yose yari yayitandaraje. Amubuza kugenda, aramubwira ngo ko usa n'umuntu wajya gunkorera, ati ntiwibeshye kera naragukoreraga. Aramubwira ati ariko rero nahatswe n'umwami wundi kandi ugira imbabazi zihoraho. Aramubwira ngo rero ndashaka kugaruka ugahindukira nkakugira imbabazi. Mukristo aramubwira ati wapi, ntago byashoboka, uwo mwami agira neza. Aramubwira ati kandi we nabonye udahemba. Arangije aramubwira ati rero Mukristo, uwo mwami ugiye kureba yanga amafuti, kandi wowe ufite amafuti menshi. Amwibutsa gukiranirwa kwe. Aramubwira ngo mwisayo gahinda gasaze, nyiri ururembo rwanyu mujyamo yashyizemo utubuye two gutarukiraho, ariko wowe wararangaye wigaragura mwisayo, ntiwanyura kutubuye nari impari narakurebaga. Aramubwira ngo ikindi, ku musozi biruhanya nyiri ururembo mujyamo yashyizemo akazu ko kuruhukiramo. Aramubwira ngo ntiwagezemo ngunywa amazi uhaguruka ugende, ahubwo wasinziriyemo narakubonye watayemwe umuzingo. Aramubwira ngo ikindi si icyo gusa, mukanya uherutse guhura n'intare zitontoma ziziritse, ushaka gusubira inyuma ntiwamenya ko ziziritse nubwo zatontomaga. Aramubwira ati ayo mafuti uwo mwami wawe ntiyayihangane. Satani amwibutsa gukiranirwa. Aramubwira ngo icyiza asubirayo ntago uzamukira. Aramubwira tumve rero Aparoni, ibyo uvuze nibyo narabikoze, ariko hari n'ibindi utamenye. Nakoze byinshi bibi, ariko ubu tuvugana nje naraciye ku musaraba, umwami wanjye yarabimbabariye. Duhe Yesu icyubahiro, agira imbabazi. Haleluya. Nitugumana nawe mu bintu azadupangira bya mbere azaduha imbabazi. Pawulo we yaravuze ngo yaranazitubikiye, nta nubwo azigira gusa, ahubwo yafashe stoke y'imbabazi arayitubikira kugira ngo tujye tugira imbabazi z'Imana. Ngurumva Yesu adakwiye impundu mwababyeyi mwe. Haleluya. Akomeze kumubwira atyo, Aparoni abona umugabo witwa Dawidi yigeze antangaza, yigeze akora icyaha asambana na muka Uriya. Yari afite umuhanuzi witwa Natani. Natani abona atari buze gutunga umwami urutoki ngo wasambanye, araza amucira umugane. Aramubwira ngo ishyano ryaguye mu gihugu. Aramubwira tuzi ko muri iki gihugu harimo umukire ufite intama n'udutama, hakabamo n'umupfakazi ufite agatama kamwe gahora mu gituza cye karya kutwariye. Ariko aramubwira ngo ariko uwo mukire umuziro n'umuntu wakenda ku ntama ze. Ati none uwo mukire yaje kugira abashyitsi, aho gufata kuri bwa butunzi afite bw'intama nyinshi zitabarika ngo yakire babashyitsi, afata ka gatama ka wa mupfakazi gahora mu gituza cye ariko yakiriza abashyitsi. Dawidi ati subwo uwo muntu yaba ari muri iki gihugu? Aramubwira ngo niba arimo uyu munsi narara adapfuye Uwiteka bimpore. Natani yahise amubwira ati mwami urarwikatiye, Uwiteka yambwiye ngo nkubaze ngo abagore bose ba Isirayeli sabawe ko kuko ntufite ubutunzi bwinshi. Ese iyo bakiba bake ntiwari no kumubwira akakongera, wenda akajya no mu Egiputa akakuzanira abandi? Kuki warinze wicisha Uriya ugasambana na muka Uriya? Kubera ko yari yarwikatiye, Dawidi yahise agenda, nako Natani yahise yigendera. Dawidi yasenze isengesho rikomeye, muzasomeza Uriya 50 na 51 hose abari gusaba imbabazi Imana. Arangije yikubita hasi ngareba ivura arasenga, abwira Uwiteka. Mu masengesho yasenze menshi yaravuze ngo mwami ndabizi nakoze icyaha kinini. Aravuga ngo ariko niba kiruta imbabazi ugira unyice. Ngo Imana irebye muri stoke y'imbabazi isanga ifite imbabazi nyinshi cyane, ntaho zahurira n'icyaha Dawidi yakoze. Ngo ihita isubizaho Natani, namubwira ngo irukanka umubwire ngo nta gipfuye, kuko yakomye mu mbabazi. Nitugumana n'Imana mu bintu Imana izadukasakazaho n'imbabazi zayo, tuyiramburira amaboko yo kabyara yarakoze. Haleluya. Nimugumane n'Uwiteka. Nari mvuze ngo nimugumane n'Uwiteka. Nitugumana nawe tukagumya tugakiranuka. Dawidi yarabibonye cyane, we yarabizi neza. Yanditse Zaburi ya 34 umurongo wa 16, aravuga ngo amaso y'Uwiteka aba ku mukiranutsi,
n'amatwi ye ahora yategeye kumva icyo umukiranutsi asaba. Ageze kuri 20 aravuga ngo kandi ibyago by'uwo mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka najya kumukiza nta na kimwe azasiga, azamukiza muri byose. Abantu bagumanye nawe bakagumya gukiranuka ntago bikuyeho ko bari mu isi, nta nubwo bikuyeho ko bazarwara, ntago bakwiye ko bazahura n'ibigeragezo, ariko uwo najya kubakiza aje kubatabara nta na kimwe azasiga, azadukiza muri byose. Niyo mpamvu mbifurije kugumana nawe, kuko mu kugumana nawe niho tuzakirizwa muri byose. Imana ishimwe. Niba mwarasomye Bibiliya kuva 33, Imana yabwiye Mose ngo ngende muri mwe n'abamara, Mose atoya uzajyane natwe dutandukanye n'andi mahanga, abantu nibatubona bamenye ko twitiriwe izina ryawe. Mose arangije kubibwira ibyo Imana iramubwira ngo ndabyumvise, ubwo wangireho umugisha nkakumenya izina humura, ibyo uvuze nabyo ndabikora. Mose ahita abwira Imana ngo ndashaka kukureba mu maso sasa. Urumva yaramaze guteta ngo arashaka kuyireba. Imana yabwiye Mose ikintu gikomeye ngira ngo namwe mubyumve. Yaramubwiye ngo rero Mose undebye mu maso arapfa. Yaramubwira ngo ariko mfite ahantu bugufi bwanjye haba ubutare. Urwo rutare nuza ukaruhagararaho. Uru rutare Imana yabwiraga Mose ni Kristo Yesu. Yaramubwira ngo uru rutare nuza ukaruhagararaho, ngewe nzagukingiriza ikiganza nkumanurire muri ubwo busate. Noneho nimara guhita nzagutwikurura imiyaga n'imiraba birangiye. Icyo Imana yashakaga kubwira Mose ni iki? Yashakaga kumubwira ko imiyaga n'imiraba n'ibyago byo mu isi tubikirira muri Kristo Yesu. Nitugumana nayo izatumanurira mu busate bw'urutare ariyo Kristo Yesu. Iyo miyaga ntizabura kuza, ariko ikiganza cy'Imana kizadusanga mu busate bw'urutare. Imana ishimwe. Yaduhaye Yesu kugira ngo tujye dukira imyako n'imikosi, nimugumane nayo. Niho honyine niho dutabarirwa. Aparuwoni amaze kumva Mukristo amubwiye gutyo, yahise amushakira ibindi bintu, aramubwira ngo rero Mukristo uwo mwami ugiye kureba wanyu ahemba atinze. Aramubwira ati reka nkubwire ngewe abanjye mbatabarisha amaboko. Aranamubwira ngo niyo bibaye ngombwa ashyiraho n'uburiganya, ariko abanjye nkabarengera. Atari ko uwo mwami wanyu abe babahondagurira mu isare bampora mpura nabo baratagangaye. Mukristo kuko abitekereza asanga nibyo. Asanga hari n'uburiganya buba kugira ngo abantu babone akazi, hari abo Satani abeshyera bakabirukana, hari n'abasenga bagatinda gutabarwa. Mukristo Yesu amushakira inkota nziza. Abwira Mukristo ati, abwira Parwoni, arabwira ati rero Parwoni uwo mwami niyo atinze kubatabara ntagaruka babanga, ahubwo abagira ngo agerageze urukundo bamukunda. Tuvuge ngo amen. Ntago kuba utinze mu kigeragezo cyangwa kuba ukirimo bikuyeho ko Imana igukunda, ahubwo Yakobo yarahanuye aravuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nimugumane n'Imana. Yesu rero ahangaha yicaza abigishwa barabaganiriza, baraganira, arababwira ngo njyewe ndi umuzabibu w'ukuri. Arababwira ngo mwebwe muri amashami. Arababwira ngo kandi ishami ryose ritera imbuto muri mwe data azarikuraho, ariko iryera imbuto data azajya agenda ryaganyaho amahagi. Yesu yarababwiye ngo kandi nyiri uwo muzabibu ni data, ni nawe uwuhingira. Ikintu Yesu yari ari gushaka kubwira abigishwa ni iki? Yarababwiye ngo ubwo muri amashami nimugume ku muzabibu gusa, nta kindi data basaba. Ntago ababwira ngo muzajye guhinga, ntababwira ngo muzamukore iki. Icyo basaba ni ukuba atashe ku muzabibu. Mwe nimufate ku muzabibu gusa mugumane nawe. Noneho data kuko ari uhingira umuzabibu, azajya amenya ikintu ishami rikeneye agishyire mu muzabibu, kuko data niwe uhingira umuzabibu, niwe uzi ngo umuzabibu iki ni igihe cy'imvura, reka umuzabibu ngusasire kugira ngo imvura itazacukura umuzabibu. Niwe uzi ngo iki ni igihe cy'itumba, reka umuzabibu ngugenze gutya. Niwe uzi ngo umuzabibu ukeneye imborera, niwe uzi ngo ukeneye ifumbire y'imvaruganda. Uwuhingira niwe ubizi, niwe uzi niwe yawuhira, niwe uzi yakegereza itaka kugira ngo ishami rigubwe neza. Nta kindi data ari kubikorera, abikorera umuzabibu ni ukugira ngo ishami rigubwe neza, rigume ku muzabibu ryera imbuto. Noneho Yesu arababwira ngo nimuramuka mugumye ku muzabibu, data nawe arajya agenda atunganya ibikenewe byose abishyire mu muzabibu kugira ngo mugubwe neza. Bivuze ngo ibintu byose dukeneye muri ubu buzima Imana yabishyize muri Kristo Yesu. Haleluya. Muri Kristo Yesu harimo n'amafaranga. Mwarabimenye? Ubu hari umuntu wayabonye
buriya yahita akubwira ati narayabonye. Muri Kristo Yesu harimo ubuzima, nubwo harimo n'ubugingo, kuko nibwo yazanye bwa mbere yavuze ngo intama zigire bwinshi, ariko arangije abwira ba Petero, arabicaza arababwira ngo muzagume muri nge, nimurangiza mujye i Yerusalemu muhuze umutima mube hamwe, Mwuka Wera naza azaza yikoreye byasezeranyijwe. Petero yigeze amubaza ikintu, bari bateranye bari kugenda, buriya ba Petero bakurikiye Yesu bafite target. Bagiye kubona na Petero aramuhamagaye, ahamagara ba Matayo bari abaperesibuteri cyangwa abakoresha bikoro, agenda ahamagara abantu. Rero muri abo bose babona tuyemo 12, batangira kwigabanya imyanya, bati ni guverinoma. Petero akavuga ati ubwo ndi umudemobe, reka ngenda n'inkota, wenda azangira minisitiri w'ingabo. Barigabanya, bari bazi ko Yesu aze kwicara ku ntebe y'ubwami, akayobora abayuda, akabakiza ingoma y'Abaroma yari yarabazengereje. Batangira kubyigabanya, batubwo Matayo arimo buriya n'umuhanga mu bintu by'imibare, azamugira minisitiri w'imari. Barabyigabanya, bagenda ari iyo target. Petero inkota zihira hafa. Musi umwe bahura n'umukire baraganira, umukire abwira Yesu ati databuja ndashaka kugukurikira. Yesu aramubwira ati hari ibintu usigaje, amategeko 10. Yesu amusubiza ngo ayo nayatojwe nkiri ku biro bya mama, ni ibintu narangije ibyo. Yesu ahita amubwira ati usigaje kimwe, fata ibyo ufite byose ubigurishe, amafaranga ntuyazane, uyaha abakene, uzunkurikire. Ba Petero barita mu gutwi. Uwo mugabo yari amutunzi cyane, nawe agenda arakaye, aravuga ati uyu mugabo arashaka ko mukurikira ndi umuhanya. Yesu n'abigishwa abigishwa baravuga ati uyu mugabo, iyi guverinoma ye izaba irimo abantu b'abahanya, irasobanura iki ubu ngubu? Ariko bo ntibabyumvaga kuko bari muri target y'ibintu bifatika. Petero arababwira ati ngenda mubaza ntago ndakabate. Aramwegera bicaye baroka, aramubwira ati mwigisha tubwizanye ukuri, abantu b'abagabo uko tubona twasize ibyacu, twasize abagore, twasize abana, twasize imiryango, twasize amasambu, twasize ababyeyi, none turi kubona ubwira abakire ngo bagende bagurishe baze bagukurikira. Aramubwira ati mu by'ukuri tubwizanye ukuri, uzaduhemba. Yesu amurebye aramubwira ngo Petero nimugumana nanjye, tuvuge ngo amen. Mukagumana nanjye ndababwiza ukuri, umuntu wese wasize amasambu agasiga abavandimwe agasiga inshuti, mu gihe cya none, mugiri mu gihe cya none nzamukubira inshuro 100. Hari umuntu wambwiye ngo ariko ibyo bintu Yesu yavuze buriya birahari. Namubwira ntuzitegereze muri korari, uzasanga warasize mama wari umupagani, muri korari uzahasanga undi muntu kubera mama. Ntimujya bibona se? Ntago mujya mubona ko umuntu asiga abavandimwe b'abapagani, iriya yagera mu nzu y'Imana akahasanga ababyeyi, akahasanga abavandimwe, akahasanga barumuna be, akahasanga. Nibyo Yesu yavugaga kazajya agenda dukubira. Nibyo rero byatangiye gusohora. Hari abantu bajya bagira ngo tuzabisanga ni mu gihe cya none, niko Yesu yavuze. Ba Petero bahise bavuga ati ubwo avuze ko azaduha icyubahiro n'ubukire, harimo minisiteri ubwo ngubwo. Bakora target yo kumukurikira, batereka tube tugumanye nabo. Baragendana, bigera igihe cyo kumushyingura. Rero Yesu aragambanirwa, arakubitwa babireba. Petero niwe wagiye arenga ahinguka, arabibona, abona Yesu amukoreye umusaraba, abona nta muntu agwanya nawe gatatu, aravuga ati ariko se biragenda bitera, aragarukara, abona amukubise inkoni, abona bamujyanye kwa Pilato, abona Yesu bamujyanye ku musaraba inyabihanga, bakubise imisumari. Petero ati ibyo byose mukanya arabacika, ntiyagenda ya guverinoma ntayiyoboye. Petero abona Yesu baramukubise, abona imisumari iramubabaje, abona bamunywesheje inzoga isharira. Petero ati biragenda bite? Agiye kumva yumva Yesu aravuze ngo byose birarangiye. Mu bantu bagiye kureba ko Yesu yahodotse, Petero nawe yararimo. Ahita agenda afata abigishwa, arababwira ati rero bashaho, wa mugabo yaradutuburiye, ibyo yatubwiye azaduha birarangiye. Ahita ababwira ati ibyo kuguma i Yerusalemu mbivuyemo. Akora kuri Tomasi, akora kuri bene Zebedeyo, arababwira ati ngiye nsubiye kuroba. Petero ananirwa kugumana na Yesu, aragenda araroba. Bariya batipe bari abahanga cyane, bavukaga ku nyanja, ibintu by'imiyaga bari babizi, bari bazi kuroba, bari abahanga cyane ku buryo kubabwira amazi byari ibintu byabo. Bari bazi uburyo bakubita urushundura bakabona. Nanjye navukiye ku mazi, twe dufite uburyo tureba ku kiyaga ukuntu gisa, ugahita uvuga ati ahantu harapfa indugutu. Twe turakireba tukakimenya, abantu batazi amazi ntabwo mwabimenye. Cyangwa ukavuga ati aha hantu ninjyamo mu minota 15 amazi araba atangiye guhinduka, reka mendetse kujyamo.
abantu baturaniye amazi barabibara bakamenya uko bimeze, bakavuga ati uyu muyaga nuza gutya biraza kugenda gutya. Ba Petero bari babizi, bari abahanga cyane. Noneho bararoba, kandi mbibutse ko ibintu byo mu mazi ubundi kenshi bipfa nijoro. Bararoba burinda bucya ntacyo babonye. Yesu rero mu gitondo arazinduka. Biriya mujya mubona Yesu yakoze, niba mwarabisomye, natwe iwacu ku kiyaga cya Kivu umuntu arabikora. Araza agahagarara ku nkombe agahamagara ngo yemwe hari ikintu mufite. Abarobyi baba bari nk'iriya mu mazi nko muri metero 300. Hari akantu mufite, bakakubwira ati ntako ikomereze ukajya gushaka ahandi ku yindi nkombe. Na Yesu rero niko byagenze. Araza ati bana banjye hari ibyo kurya mufite mbe ndindiriye. Ngo Yohana byumvise ijwi araryumva, ahita abwira Yesu ati ahita abwira Petero ati iryo jwi numvise ni ry'umwami. Petero Yesu avuga ati ndamucika nte koko ko yambwiye kugumana nawe akambwira ngo ngiye Yerusalemu ndindire nkanga. Ubu ndamubwira ngo muzasome birizi ikintu yakoze muri Yohana 21. Petero ngo yahise yoga, we yaravuze ati baze gusanga narangije kwatura. Ahita yinaga mu mazi, ntiyarindiriye gukura ngo baze mu bwato. Ahita urumva yari yambaye ubusa, ariko birivuga bari abarobyi babambaye utuntu tumeze ukuntu. Ahita yinaga mu mazi arirukanka wagenda yoga. Abandi ngo baza bakurura ubwato, kwera babwiye ati murohi iburyo ishundura zenda gucika amafaba menshi. Barahaza basanga hari ifi yokeje ku makara, ntibabaje Yesu tubayikuye, ntibanamaje turinde ibyasoni. Iyo umuntu yataye Yesu uzikagaruka mu rusengero ameze nk'ukuntu, ukajya ubona ntashaka kwegera abanyamasengesho, yakavuga ati bari kundondora. Kera rero twebwe aho twasengeraga iwacu barateruraga, bazaga mu cyumba bikandagira umeze nka ya nkoko muri amuzareba inkoko saa 12:2 izi nyomboka biri kuvuga ati nazindutse mu gitondo nta dukwi nta nutuzi nzanye. Hagira umuntu ugira ngo he igasimbuka, mwarabibonye namwe, ikongera gasubira gutangira, ikongera garuka nta dukwi nta kantu na kamwe nzanye, nagiye mu gitondo umugore wa hano no simukira. Burya niko ibiri kuvuga. Yagira umuntu ugira ngo he ikongera gasimbuka. Umuntu rero wasibiye wataye Yesu ni kuri yaza yikubita muri korari. Hagira umuntu uvuga ati ninge bavuze, biragatsindwa gusengana n'insibiri. Muzakurikira agatabo k'umugenzi mukirisa ari kuganira na Mwizerwa. Yaramubwiye ati mbwira ubuhamya bwo byagenze mu rugendo. Arabwiye ati ngeze mu isayo gahinda gasaze nigaraguye matumva, kandi mukristo warinze wigaragura mu isayo ntihari mutubuye. Mukirisa buri cyamubwira arambwira ati rega nigira ngo naho gusa no muri biruhanya nasinzireyo ntamuzingo. Arambwira ati ariko mukristo umugazi uko kurukiramo ko hari mu igitereko cy'amazi wagomba kunywa amazi ugakomeza, warusinziremo hari uburiri wabonyemo, hari uburiri wasanzemo. Iyo umuntu yataye Yesu mu kugaruka ni ikintu kigoye cyane. Niyo umuntu yigishije ijambo aravuga ati niye babagiraga. Ubu ufite ubwoba. Twebwe rero wazaga wikandagira, kuko iyo umuhanuzi yazaga mu iteraniro akabona hari igitebo cy'isazi kirimo, yarazaga buhoro buhoro, ntabyo kubaza ngo mbese ninde, ni paseri n'umushumba n'iki, agahita aterura igitebo agakinguza urugi nkokora kanaga hanze, akongera akaza agakontorora. Twe twagiraga abantu bita abatambyi muri Methodiste, sinzi niba bakibaho. Mbere yuko uvuga ijambo wabanzaga ku cyumweru kubanza guca mu batambyi bakagukaraga koko bakareba niba ari ngombwa kujya imbere. Haleluya. Rero umuntu yabaga yataye Yesu yazaga yikandagira. Hari igihe kimwe nigeze mva muri segonderi narakanye Imana, muze harambwira ati ntago muri burye rwose mutavuye gusenga. Ndavuga nti ndabakirara ko bari bunterure. Muze yagiraga kibiri kinini cyane, nayije ndacyitwaza mbwira umuhungu witwe Etienne, nabwo ngiye gusenga ariko bari bunterure. Uze tujyane, nubona bagiye kunterura umbe hafi, nanjye nimbona bagiye kuguterura ndaba hafi. Turajyana, tugezeyo umuntu yagira ngo hega, agira ngo iyo umuntu yataye Yesu umuntu yakinyagamura nkagira ngo ninjye batwaye, noneho ngahita ndebetse rero ngani wabaye hafi we. Mureke tugumane n'Imana. Haleluya. Icyo gihe nari naranditse ibaruwa, nagiye kwiga muri segonderi, amafaranga arabura, ndavuga ntere ku Imana data yakoreye agatagangara rya ntimuhembe, nyandikira ibaruwa ni ku Mana data n'umwana n'umwuka wera, ngiye shimye umukiza Mana se mbonye mudahemba ngiye gukorera Satani. Ariko ingaruje kinubi najya yagagenda nikandagira, ntibari kundebara. Umuntu yagiraga ngo hemu usinge nkasenga nkanuye ndebe ko banyora, nzaje kwiga karate mpangane nabo. Iyo umuntu yaretse Imana nimugumane na Yesu, tuvuge ngo amen.
ahora afite umutima umurega, ahora yikandagira, ahura n'umushumba yamureba ikintu atari koko yandebaga ukuntu, kandi ubwo ntacyo yarebaga gusa niko yirebera, ugahora usanga umuntu arikandagira. Ariko aya majwi isi iri kutwongorera nimuyareke mugumane ijwi Kristo yababwiye, kuko Habakuki yaranditse aravuga ngo Uwiteka yambwiye ngo nandike ibyerekanwe n'ibyahanuwe ku mbaho mbigaragaze, kuko ibyahanuwe n'ibyerekanwe byose bifite igihe ntibizatinda kukigeraho. Aravuga ngo nta nubwo bizabeshya, abwira Abisirayeli ngo yambwiye mabwire ngo naho bizatinda mubitegereze kuza ko bizaza. Haleluya! Wavuganye n'Imana, ufite ibintu wavuganye n'Imana, komera uyitegereze, kuko kuza ko bizagira gute bizaza, ntago bizahera rwose. Umuririmbyi wa 15 yaravuze aravuga ngo naho isi yavaho n'ijuru rikavaho uwizera azabona amasezerano. Ba Petero bumvaga byarangiye, Petero ahageze abona Yesu ariko afite ifi barasangira, arababwira ati rero mujye Yerusalemu murindire. Petero abonye Yesu azutse ati ya ministeri burya koko iracyahari. Baragenda bararindira Mwuka Wera araza, amaze kugera muri bo afata bya bintu byose byari mu mutwe wa Petero abimukoropamo. Petero arasohoka atangira kuvuga amagambo ya Yesu, ahagarara imbere ya Kayafa. Ubundi sibye no guhagarara imbere ya Kayafa, atarabona Mwuka Wera yahoraga yihishe. Hari dosiye y'umwana w'umutambyi witwa Kayafa, umugaragu w'umutambyi yari yarakase ugutwi yaramuhigaga, ariko usibye amaze kuzura Mwuka Wera, ibyo kureba na dosiye y'umugaragu w'umutambyi noneho yahagaze imbere y'umutambyi mukuru amubwira ati wa mugabo mwishe niwe udutera gukora ibi. Petero yaramamaye kugera mu rwego igicucu cye cyakizaga abantu, aragenda ahabwa icyubahiro bimwe Yesu yamubwiraga. Petero aragenda arubahwa mu bantu babaye abakire muri icyo gihe abigishwa barimo, kugeza ubwo Yesu rero nababwiye ati muzave Yerusalemu mu Samariya ni Yudaya na ku mpera y'isi. Babonye amafaranga ari mu mujyi Yerusalemu bati ntaho twajya, baragenda baramamara. Petero aramamara, amaze kubona ibyo bintu byose atabawe bitameze nk'uko yabitekerezaga, yagumanye na Yesu akabona byahindutse, ahita yandika urwandiko yanditse rwa 2:19, yandikira Abisirayeli arababwira ngo nyamara rero burya dufite ijambo ryahanuwe. Arababwira ngo iryo jambo rirusha ayandi yose gukomera. Arababwira ngo namwe muzaba mugize ubwenge nimuryitaho, kuko rimeze nk'inyenyeri aho izabandura mu mitima yanyu yo mu ruturuturu. Haleluya! Nimugumane n'Imana, ibyo mutareba none muzabibona ejo. Kandi iyo wagumanye n'Imana uronka imigisha abandi batagira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu arababwira ngo nimutaguma muri nge ntago mushobora kwera imbuto, ntibishoboka, ntago bishoboka, kuko nta sami ryakera imbuto ritari kuri nge. Arababwira ngo kandi ndimo nabahenda mufate kuri nge, kuko nimudafata kuri nge ntimwera imbuto. Ishami ryose ritera imbuto data rikuraho, bakayarundanya bakazayatwika. Arababwira ngo ariko iryera imbuto, ishami ryera imbuto rigumye kuri nge, data mu kazi ke ntago ari uguhingira umuzabibu gusa, azajya agenda afata n'ishami ryose ryera imbuto arikureho amahage. Amahage mu buryo bw'umwuka ubundi n'ibigeragezo. Abantu bazi kawa iyo ziteye mu ishami ryera imbuto haba harimo utuntu twagiye tumeramo tumeze nk'udushami. Muri kawa batwita ibisambo. Utwo tuntu rero umuhinzi wa kawa ajya agenda iyo amaze gusasira, bamaze gutunganya ibiti bya kawa, agenda areba mu mashami yeze imbuto akajya agenda akuramo utwo tuntu, kuko tubuza kawa kwera. Noneho Yesu nibyo yagereranyije, arababwira ngo namwe nimuguma muri nge mukera imbuto, mugatasha kuri nge mukera imbuto, iby'amahage iby'ibigeragezo ntago ari mwe bireba, data afite akazi ko kugenda akuraho amahage. Tuvuge ngo amen. Nukuvuga ngo abantu bagumanye nawe ntago bisaba ko barwana n'ibigeragezo, ni akazi ke, ni iby'Imana. Nugumana nayo ntago bizasaba ko wirirwa urwana n'ibintu ngo bigere uko ubishaka, ahubwo nukomeza kwera imbuto ukagumana n'Imana izajya igenda ikuraho amahage. Tuvuge ngo amen. Ndetse si icyo gusa Yesu yavuze, yaravuze ngo kandi nimuguma muri nge n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, nimunasenga muzasaba icyo mushaka cyose muzagira gute, muzagihabwa. Iri jambo naryibajijeho, ndavuga none se ubu noneho ko dusigaye dusenga ntiduhabwe, muzi ubwo igisubizo gihari ntago twagumye muri we nk'uko abishaka, kuko dufite ibintu byinshi twasengeye ntibyemera. Kubera iki byagenze? Kandi Yesu yarasize isezerano, keretse niba muri buburane n'ijambo.
Yesu yasize isezerano ivuga ngo nimuguma muri nge n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka kandi cyose muzagihabwa. Niki cyabaye? Bivuze ngo ubwo turashaka tugomba kubiharanira kuguma muri we kandi n'amagambo ye akaguma muri twe, nibwo tuzasaba icyo dushaka cyose tukagira gute? Tukagihabwa. Nigeze nsoma inkuru za Elisa n'umugore w'umushunemukazi, amaze kumufasha, amaze kumugaburira, amaze kumwereka aho azajya aryama, amwubakiye inzu hejuru y'indi. Elisa yabajije Gehazi atari uyu mugore twamukorera ikira? Aramubwira ati mubwira aze hano. Niba mwarasomye ku bintu Elisa yabwiye umugore byarantangaje, ndavuga nti Imana ikwiriye kuduha imbaraga zo kwizera tukajya dukora nk'ibitangaza nk'ibyo. Nabo bari abantu nkatwe kubera icyo ubundi. Elisa yamubajije ijambo rikomeye, yaramubajije ngo urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Muzi icyo bisobanura? Elisa yari afite ubushobozi bwo gusenga wa mugore umwami akamuhamagara. Sinzi niba mubyumva namwe. Elisa yari afite ubushobozi bwo kumenyekanisha uwo mugore w'umushunemukazi n'umwami cyangwa n'umugaba w'ingabo. Izo mbaraga nizo Yesu yasize. Yavuze ngo nimuguma muri mwe amagambo yanjye, nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba ikintu cyose. Nimushake muzavuge ngo turashaka kuyobora ministeri, nimushake muzavuge ngo turashaka gukora ibi, nimushake muzavuge ngo turashaka ko ibi byagenda gutya. Ni isezerano yasize ko nituramuka turi muri we nk'uko abishaka n'amagambo yakaba muri twe, tuzasaba icyo dushaka cyose tukagihabwa. Icyampa ngo tugume muri we. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Nibazize ubwo rero impamvu tujya dusaba ntiduhabwe, ntabwo turaba muri we cyangwa tuba muri we turi mu rusengero. Hari umuntu duherutse kuva gusenga, kandi ubwo twari twasenze twafashijwe, Imana yamuhaye amasezerano, turi mu nzira yambwata tibingiye bisesha uko yabitubwiye kuva twavuka. Mvaga kandi ubwo twari mu ishyamba yagurutse nkajya ngira ngo yafashijwe. Noneho dutashya tebise ntibabitubwiye kuva kera, kuva tuvuka, ni bamwe baduhanurira. Yabyizeye agihagaze aho ngaho bari kubivugira, ariko kubera ko abifashe nk'ibintu bisanzwe. Nuvuga ngo dushobora kuguma muri we isegonda imwe nk'uko turi hano, ariko wagera hirya ugakubitana n'ibintu bigahita bigusenya ako kanya, Kristo akava muri we. Nimugumane amahoro ya Kristo, mugume muri we, naho haba ari mu ntambara no mu rupfu tuzagumana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Uru rugendo ruragoye, nibyo koko ruca mu misozi no mu mataba, ariko abaririmbyi barababaje ngo ariko mugenda uko muri kose nta n'ibyago mutinya. Indirimbo y'182 barabasubiza ngo ibyago birahari, ariko Uwiteka azaturinda, umwuka nawe adukomeze, Yesu nawe atujya imbere. Nuvuga ngo hari uburinzi Imana yapanze ku bantu bazagumana nayo. Mwuka wera n'umukomezi, Yesu ari imbere, Imana nayo izaturinda ku bantu bagumanye nayo. Tuvuge ngo amen. Aha rero twasomye handi Yesu yicaze abigishwa arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye. Abangaba Yesu yabwiraga ngo nibo bagumanye nawe, yari ari kubibabwira bitewe n'ibyo yahuye nabyo mu rugendo. Yesu mwivuga butumwa bye yahuye n'abayuda benshi batamwizera, kugeza ubwo bashakaga kwirira imitsima yabaga yatubuye, bakumva bari buze kumureba kubera ko bakeneye umutsima, bakeneye badafite aho bari buryo uwo munsi, bakumva bari buze kumureba kubera ko bakeneye akazi, bakumva bari buze kumureba kubera ko bakeneye imyambaro, bakeneye gushyingirwa, bakeneye nyine bafite ibibazo bibagoye, bakeneye abana, bakeneye ko business zigenda neza. Nigeze nkubitana n'umugore Bugande turimo dusenga, ndamubwira nti se utwo tuntu wambariye, harambwira ati rero tuntu tw'umupfumu yampaye, ati ubu rero narinje kureba no kumuhanuzi niba bihura. Muri make umupfumu yaramubwiye ibintu, arangiza namubwira ati ariko utuntu tuzakurinda, bo babita baraguzi ba Mukama, n'ubundi abahanuzi niko babita. Avuga ati rero narinje kureba muraguzi wa Mukama, menye niba bihura n'ibyo umupfumu yambwiye. Urumva abantu baje kuri Yesu kubera gukenera business. Nigeze njya ahantu bita mu marembo y'ijuru naho ni Bugande, mpasanga umukobwa yari aharyamye hamaze iminsi 4, n'ahantu haba imbeho cyane ku buryo iyo tugiye kuhasengera twitwaza amateremusi y'igikoma n'icyayi wahagagarira. None ni kuri Victoria. Noneho mpasanga umukobwa hamaze iminsi 4 amenyo yarafatanye, yigaga muri South African University, kandi w'umunyarwanda. Twamusanze turamwegura rwose, tumuha agakoma afatanura amenyo rwose, kandi yari yaje gusenga.
noneho umwuka arambwira ati ndamurebye ndavuga ko se yaje gusenga cyangwa agakina arimo. Umwuka arambwira ati umukobwa hano umusambanyi amaze iminsi 4. Ndamubwira ndi se ko Imana imbwiye kuri gusengera umuntu ngo apfa, ati nicyo cyanzanye mukozi w'Imana. Ubwo yari amaze guhembuka tumuhaye agakoma none yanyweye nk'agatasi, ati nicyo cyanzanye ndashaka apfe ntindese. Arangiza umwuka arambwira ko umuntu ari gushaka ngapfe. Ubwo yari afite ihabara ye kwa kundi yajya ku ishuri, yari afite umugabo w'umusudani uza akamufata bakajya gusambana, mbega muri make amukorera akazi kose amuha n'amafaranga. Noneho wa mugabo aza kwirebera undi mukobwa aho ngaho barakundana nkuko yakundana n'inshuti y'uwo nguwo. Wa mukobwa aho kuza ngo aze gusenga yihariye, ahubwo aza gusenga asaba Imana ngo yice wa mukobwa, noneho yigumanire n'ihabara ye. Tekereza, mwumva ayo masengesho y'abantu b'iki gihe. Noneho ndamubwira ni none se ku mwuka ari kumbwira ko uwo muntu azagutambaho igitambo niyo mugiye kuryamana byenda gutya yisiga imiti, ati narabibonye. Ni none se wakijwe? Ati buse ndamuvaho. Ndamubwira rero Imana irashaka kumuvaho, agiye no kugutera inda azahita kwihakana, ikiza muveho uyoboke Imana. Imana arambwira ati si umukozi w'Imana koko, ndamuvaho nta n'akamodoka nguriye, wansengeye akabanza akangurira akamodoka noneho nkazamuvaho nyuma. Tekereza, musengere bakomeze baryamane. Abantu baje kuri Yesu kubera imitsima, musengere kugira ngo bakomeze baryamane, noneho namara kubona akamodoka azagenda. Namwe nimumva amasengesho, mwumva ikintu abantu baje kuri Yesu. Noneho ndamubwira nti rero nitabyumva turasenga turitahira. Nawe yaje gutaha mu gitondo cyaho, natwe twaraye nyine twumva turayirwa. We yarahara araza mu kindi gitondo cyaho, ahubwo hashize nk'amezi nk'atanu sinzi umuntu wamuhaye nimero yanjye barampamagara ati ati byararangiye, ati wa mugabo yanteye inda, ati subungire nti nese ari kumbwira ko ngunone yagirite. Ubwo ari kumbwira se musengere ivemo, musengere sirigite. Ni ari ibintu wumva. Abantu baje kuri Yesu bashaka imitsima. Yesu nawe yarabivuze ngo nimwe mwagumanye nanjye, kubera abantu baje kuri we barababwiye bati kwa Yesu iyo amaze kutugabura duha n'imitsima. Ngo barangije bati okay, noneho nimuze tujye. Ngo barahurura buri wese akora ku baturanye, tuze kwa Yesu biremera. Niyo yarangije kutuha ijambo ry'Imana aramanyagura imitsima tukarya. Ngo barahurura. Yesu abarebye mu mitima, ibyo biri muri Yohana 6, abona mu mitima yabo ni imitsima yabazanye ntibashaka ijambo ry'ubugingo, arabihorera. Saa 9 ziragera ntiyabaha, saa 10 ziragera, saa 11 zikubisemo, buri wese abaza mugenzi ati ariko se yatanze imitsima ntaraza? Ati wapu uyu munsi yadukujeho rwose. Noneho Yesu arabihorera. Saa 12 zigeze ahagarara mu ruhame. Muzasome Yohana 6:37. Arabwira ngo yemwe bafarisayo namwe bayuda, bati karame bagira ngo ni imitsima zanye. Bati ahita ababwira ati rero ninjye mutsima. Arababwira ngo uri umubiri wanjye ntago azigera agira inzara ukunda. Abayuda kubera inzara y'amaraso yari barimo neza yabamenaguye, bagira ngo Yesu arababwiye ngo bamurye, batangira gusa n'abamwegera. Mbese turamumanyura duhereye ku kaguru, turamanyura duhereye ku kaboko, kubera noneho kuko barashaka imitsima ntago bari mu mwuka. Noneho Yesu ahita ababwira ngo kandi uwanyweye amaraso yanjye ntago azigera agira inyota ukundi. Abayuda rero kubera ukuntu babyumviraga mu mubiri, bagira ngo Yesu avuze kunywa amaraso ko muteri nk'uko umuntu anywa icyayi. Noneho busibye n'amaraso y'umuntu n'ay'itungo ntibayanywa, nta nubwo baryana itungo n'amaraso yaryo. Kuriya mujya mubona itungo baribaga bakarikuraho uruhu bagacurika, ni umuco w'Abayuda, ni ukugira ngo amaraso yose ashiremo. Noneho bibuka uburyo amaraso y'itungo nayo bataryana itungo, aravuga ati mwene Mariya aradusuzuguye tunywa amaraso ye. Bahita bahindukiraho kumwegera, batangira kugenza umugongo. Yesu arabareba asanga kubera ukuntu babuze imitsima, babuze akazi kabazanye, babuze byose byabazanye, bagenza umugongo bamuvaho barigendera, asigarana n'abigishwa gusa. Arebye mu mitima yabo abona nabo nubwo bataragenda barenda kugenda. Ahita ahindukira abarababaza ngo Petero namwe korari narada murashaka kugenda? Petero yuzura umwuka wera kuri 68, arabwira ngo mwami twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya! Nimugumane n'Imana, niyo yonyine ifite amagambo meza y'ubugingo. Imitsima ibaye itabonetse nonaha niyo ifite amagambo meza y'ubugingo, ariko n'imitsima irayifite izayitanga ku gihe cyabyo. Mugumane nayo, mubwire Satani ko uwo mwami atatwanga, ahubwo ni ukugerageza urukundo tumukunda. Mumubwire ko tubaye tumutegereje tutamuvuyeho nezo azaturwanirira. Haleluya!
umubwire ngo kandi Satani si icyo gusa, na 2020 twaramubonye yarwanye intambara imeze gutya. Wibutse Satani ibyo wahuriye nabyo Yesu akahagoboka. Ubwire Satani ati na 2019 Imana yanjye yandokoye aha. Nibyo Paulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa mbere 18 aguhereye 8 ukageza ku 10. Yarababwiye ngo twahuye n'intambara ikomeye muri Asiya, twarababaye kugera aho twenda gupfa. Arababwira ngo ariko kwari ukugira ngo tutiyiringira, ahubwo dukomeze twiringira Imana izura. Arababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye ruco cyagihe, n'uyu munsi duhagaze ahera cyaturokora. Arababwira ngo kandi zakomeza no kuturokora. Nimukange Satani, mumubwire ngo yahabaye cyagihe, n'uyu munsi tugumanye nayo kandi yabikoze iratafite imbaraga. Ijambo ryayo ritubwira ko usibye no guhinduka nta nagacu igigira. Gerardine we yararirimbye aravuga ngo nta nubwo ishyirwaho n'amatora ngo wenda tuvuge ko manda yayo izavaho itabisohoje. Avuga ikintu gikomera, avuga ngo nta nubwo yumva amabwire ngo wenda wovuge ngo baramparabitse n'ibyumva ntizanyitaho. Gumana n'Imana kuko nitabikora none n'ejo izabikora. Ushingire ku byo yakoze kuva mu bwana bwawe kugeza ubu duhagaze aha. Iyo turokoye izagumya kuturokora. Nimukomere mugumane n'Imana, mwihanganire ibagerageza, kuko nyuma yo kwemerwa tuzahabwa ikamba. Yesu yavuze ngo nta nubwo bizarangiriraho, mwe mwagumanye nanjye mukiri mu gihe cya none nzabagirira neza. Ndetse si n'ibyo gusa, mu bwami bwo mu ijuru muzicara ku ntebe z'icyubahiro, tuzisavinga, tuzasangira, tuzarira ku meza amwe. Arabwira ngo nimwe muzahinduka abacamanza, mucira imiryango 12 ya Isirayeli imanza. Nimukomere mugumane n'Imana. Naho isi yakihinduriza, yemwe nimugumane n'Imana. Naho isi yajya imuhengeri ntimuzata Imana. Naho indwara z'ibyorezo zaba nyinshi, y'amaboko y'Imana ntago yigeze aba magufi. Uko yakizaga n'uyu munsi iracyakiza. Nimugumane n'Imana. Muhaguruke dusenge. Umpe kumenya ibyo nigishwa, n'uburabyo n'inyoni mu cyiza, ngwishingikiri ngeza aho ushaka, ngeza aho ushaka mushorera, nuko menye nyiri mu makuba amahorada. Nabuzwa n'iki, nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya, ngahumurizwa, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburiri inyoni azanyumvira. Yewe ngahumurizwa, murizwa no kumenya yuko datugaburiri inyoni azanyumvira. Data ugaburira inyoni natwe uzatwumvira. Tala sola la sini dro bastando. Hallelujah.